bahura n'ibibazo ariko ntawe ushaka kubumva. Buri munsi barataka cyane kandi bava amaraso nyuma y'uko bavutse paka bagiye mu mva, ariko nta muntu n'umwe ushobora kubumva. Abo ni abandi, ni abagabo. Ni hahandi buri muntu wese ahura n'ibibazo akagerageza kubyibikiraho ubwe no kubikemura ku giti cye, kubera ko azi ko nta wundi muntu wamuganyira amaganya ayo ari yo yose. Akenshi iyo umubonye yateye inyuma cyangwa yarasigaje inyuma n'amateka, utangira kumucira urubanza uvuga ko ari we udashobotse, yagiye mu ngeso mbi. Inyamara nubwo bafata umwanya wabo bagakora iyi mirimo yose iruhije, ntawe ubasha kubabona, ndetse kandi n'agahinda kabo nawe bafite bakereka. Mu mibabaro myinshi barakomeza bakarwana bashaka amafaranga azabakorera ubukwe. Iyo bamaze kubukora nabwo biba ibindi bindi. Ntiwavuga ko aba ari umunezero ugiye gukurikiraho, ni agahinda n'umujinya, uburakari ndetse no gukubitwa, kubabazwa, kuva amaraso paka bamanutse ikuzimu. Ibi bintu nubwo bikomeza kugorana, nta muti wabyo uraboneka. Mu mva bajyamo bagiye gushaka amafaranga, mu myobo bajyamo bagiye gushaka amafaranga, bikorera byinshi biruhanyije ndetse bagakurura byinshi biruhanyije. Hamwe usanga bakora n'imirimo irenze imbaraga zabo, ariko kugira ngo babone ikibatungira umuryango cyangwa wenda bubake icyatuma ejo bakundwa. Ibi ngibi ni itegeko ry'ishyamba ryahozeho kuva kera. Nureba neza urasanga n'ubundi mu ishyamba akenshi numenya amakuru y'inyamaswa bazajya bakubwira ko intare y'ingabo aba ari intare iyoboye cyane. Gusa nanone nta kibivuze, kubera ko itazi gushaka ibyo kurya. Buriya intare y'ingore irakomeye cyane kurenza iy'ingabo. Uzamenya neza ko impyisi nazo ubwazo zikunda uzana ibyo kurya ku isahani, ndetse kandi ngo umugabo udashobora guhahira urugo rwe bamwita imbwa. Ariko icyo wakora cyose mugore, niba ukurikije iki kiganiro, umugabo wawe ashobora kuba akora ibintu runaka, yemwe wamugenzura ugasanga yiha inshingano zikomeye cyane. Wareba aho bizaca kugira ngo ibyo bintu byose bigerweho, ukabona nta nzira n'imwe. Ntabwo wemerewe kumuca intege, mubwire ko bizakunda, umwereke inzira bizanyuramo kugira ngo ibyo bigerweho, kuko nanone uzamubera nk'igikuta azaba yegamiyeho cyangwa inkingi yegamiye. Nanone n'umuca intege, ibyo byose ashobora kuzabona ko kuba mu muryango kuwukorera nta kintu na kimwe bimumariye, ndetse kandi ari nawe uzasanga yigwa mu mayoga, akora byinshi bitandukanye, ariko ntacyo ashaka kugeza mu muryango. Buriya biba byaragiye bivuka ku tuntu duto duto twagiye tuba mu rugo, mukatwihakana cyangwa se mukatwirengagiza. Akenshi umugabo wawe numubwira ko nta kintu na kimwe akora, kubyuka mu gitondo kare kare azinduka ajya mu kazi, ntabyo azongera gukora. Ni wenda muri buze kunyomoza. Amakuru dukesha Igihe ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye byagiye bigaragaza ko abagabo ari bamwe mu bantu baca mu bintu bigoye cyane, nyamara nta muntu n'umwe bafite wo kubyereka. Mu bushakashatsi bwagiye bukorwa bwose, nta muntu n'umwe wagiye wumva umugabo w'umunyantege nke. Akenshi uzabibona nushwana n'umugabo w'umunyembaraga mu buryo bw'amafaranga, akenshi niyo waba uri mukuri, ukuri kwawe kuzaburizwamo mbere y'uwo mukire muhagararanye. Kapfa kuba abantu bamuziho ko ari ubushobozi afite. Isi irabera kandi niko byanahoze, ni nako bizakomeza guhora. Gusa nanone mu isi turimo ubumuntu bugenda butakara, ndetse no kumva abandi bigenda bisa n'ibikendera. Isi ikimika ibigoryi aho kugira ngo uhe agaciro abanyabwenge. N'isi igoranye cyane kandi n'isi izagora abagabo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imirimo ikomeye kandi itangaje abagabo bakora ikabashyira mu kaga, ariko nyamara abantu bose iyo babibonye ntabwo babyitaho. Inyamara mu mibabaro abagabo bacamo, ibi bishushanya inzira y'umusaraba bacamo kuva bavutse, ndetse kandi bafata inshingano kugeza bagiye munsi y'ubutaka. Ni ibintu bigoye cyane. Uzajya wumva abagabo benshi bakubwira ko bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nyamara ibi ngibi ntabwo ari byo bakora ngo hanyuma imashini zibikora ubwazo aba arizo zinjira mu butaka. Ahubwo abagabo b'inkorokoro abiyemeje gushakira imiryango yabo ikiyitunga, bariyemeza hanyuma bakinjira munsi y'ubutaka, munsi y'umusozi mu birometero utabara, bakajya gushaka y'amabuye y'agaciro. Akenshi bamwe na bamwe bazira impfu zitunguranye zivuye kuba bagwiriwe n'ibirombe, ndetse abandi bakicwa no kuba bikoreye ibibavunye, ndetse kandi no kunyura aho batariba neza bikabagiraho ingaruka. Munsi y'ubutaka haba hariyo gaze, haba harimo byinshi bishobora kwica umuntu, ubushyuhe budasanzwe, ari nabyo bigira
ingaruka zikomeye kuri aba bagabo. Abenshi iyo badapfiriye muri ibi birombe bakuramo ikibazo cyo kurwara sima idakira bitewe no guhumeka, kubera ko baba bahumeka nyamara ahantu hatari ogisijene cyangwa umwuka wo guhumeka uhagije, bityo bikabagiraho ingaruka. Kandi ikibazo nk'icyo ngicyo bikaba ngombwa yuko aho ngaho ahasiga ubuzima, abasize umuryango, asize abana, asize umugore, ariko mu by'ukuri iyo apfuye hahita habonekaho kumusimbura mu kanya gato cyane. Yemwe kandi ibyo yakoraga nta n'umwe ubyitaho, ndetse nta n'umuntu uba umutera inkunga cyangwa ngo amuvugire, kubera ko nanone birangira aho ngaho ababosi bagakomeza bakishyira mu mifuka yabo. Akenshi kandi uzumva bakubwira ko nta mucukuzi w'amabuye ukira, hakira umukoresha gusa. Ibi byo byaba byaraturutse ku ki? Ka munani kagora abagabo mu mirimo yabo ya buri munsi, ndetse kandi kagashyira ubuzima bwabo mu kaga, nyamara buri muntu wese akaba abibona akabyihorera ndetse akabyirengagiza ntacyo bimubwiye. Ariko uwo wabwira wese ngo ajye gukora ako kazi atari buri rimwe wapfa kukisukira. Harimo akazi ko kuvidura no gucukura tuwarete. Aka ni akazi kaba kagoye cyane, gashobora gushyira ubuzima bw'umugabo mu kaga, kubera ko ubuzima bwe ashobora kumanuka kuri ya migozi bamanukiraho, rimwe akamanuka nabi akaba yakwikubita muri bya bindi agiye kuvidura. Ashobora kandi kuba arimo kuzamuka agasubira hasi aho amaze kuvidura, bikamugiraho ingaruka, akavunika umugongo, ndetse kandi nta bwishingizi nta n'ikindi kintu kimurengera gihari. Amategeko amurengera bisa naho aba asinziriye, ndetse kandi atabasha no kugira buri kimwe cyose yavugira uyu mugabo ngo ava aha hantu. Nubwo kandi benshi bagakora, nta muntu n'umwe uzumva akubwira ko akora aka kazi agakunze, cyangwa ngo ahagarare ku ahirengeye avuge ko ariko akazi akora. Ni akazi gasuzuguritse. Benshi kandi uzumva bakubwira ko akazi gasuzuguritse katabaho, ahubwo ikisuzuguritse ari cyo ugakuramo. Ndetse kandi nubwo ibi ngibi wenda ku ruhande rumwe twavuga ko ari byo, cyangwa ntihagire abo tuza, cyangwa se wenda abo tubivugaho rumwe bakaba bake cyane, cyangwa bakaba ari nta nabo. Ibi ngibi ni ibintu nawe ubwawe n'ugenzura mu maso yawe ukareba kure, uzasanga ari byo bintu bisanzwe. Ku mwanya wa 7 turahasanga abagabo bakora akazi k'ubukanishi. Abenshi kandi muri aba bakora aka kazi usanga nta kirengera bafite, nta n'amategeko ahana buri umwe wese abahohoteye cyangwa wababangamiye bafite. Harimo abatandiboyi, abakanika imodoka, ndetse n'izindi mashini zidasanzwe, hahandi imashini bishobora gupfa bakajya munsi y'imodoka bagakanika, bagakora uko bashoboye kose kugira ngo iki kinyabiziga cyongere kugenda. Ibi ngibi uzabibona. Ndetse kandi uyu muntu uzatekereze uti, mbese nka buriya iriya jeke iramutse inyereye gatoya ikikubita kuri uyu mugabo yabate? Ese kandi ni irihe tegeko rimurengera rihari? Nta yaratorwa, kandi amategeko mu by'ukuri ahora atorwa buri munsi, ariko nta tegeko na rimwe rihana uwakoreshaga uyu mugabo, cyangwa ritegeka uyu wamukoreshaga kuba nanone yagira icyo amurebera cyatunga umuryango asize. Oya, habe namba, nta naho uzigera ubyumva. Gusa wenda nubwo ibi ngibi mbivuga gutyo, wenda reka twizere ko hari ibiri mu byigwa wenda nabyo bishobora kuzarebwaho. Ku mwanya wa 6 turahasanga abikorera imicanga. Mu bucukuzi bw'imicanga akenshi iyo ubwumvishe uba wumva ari ukwikorera nyine bisanzwe gusa, ariko birajya gusa n'aka kazi twavuze mbere ko gucukura ibirombe n'amabuye y'agaciro. Kuko nanone abacukura imicanga bakora ikimeze nk'ikirombe, bakajya binjiramo nyine bagasohoramo iyo micanga, kuko nanone atari buri hame hose wapfa kuyibona. Akenshi ibi ngibi nabyo bishyira ubuzima bwabo mu kaga, kubera ko ahacukurwa imicanga aba ari ahantu horohereye cyane, ndetse ubwaho udashobora kwizera umutekano wawo. Ndetse kandi abangaba nabo nta kivugiza bagira, nta tegeko ribarengera rihari, ndetse kandi nta tegeko rihana uwabagiriye nabi, kuko nanone ubacunze mu gihe bari muri iki kirombe akagira uwabatera ikibuye cyangwa akabanagaho ibindi bintu biremereye bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ntibamumenya, kuko nanone amaso yabo aba atarebera hose icyarimwe. Birumvikana nk'aho ari ugutebya, ariko nubitekereza cyane urasanga abagabo baba bari mu kaga, ndetse ubuzima bwabo buri mu kaga. Mu gutaha bahoberana n'abagore babo bakabereka urukundo rudasanzwe. Ni hahandi umugabo akunda umugore amukurikiyeho ubwiza gusa, ndetse kandi ko abona azatunga urugo n'umuryango, ndetse kandi agashobora kumurerera abana. Icyo cyonyine kirahagije kugira ngo umugabo ahitemo umugore ibyo yaba atunze byose. Ariko umugore we si uko bimeze.
umugore arabanza akareba icyo winjiza, uburyo azabaho mu buryo bw'iterambere no mu buryo bw'umubiri. Abenshi bakunda kwita abagore ko ari abantu bakunda imitungo, nyamara siko biri, ahubwo abagore bakunda ahantu batazigera bagira ihungabana rijyanye n'umutekano wabo mu byo kurya. Benshi kandi uzumva bakubwira ko abagore bakunda ibintu, nyamara ntabwo ari uko biri, ahubwo bazi kurinda ibyagezweho. Niyo mpamvu ubona guverinoma cyangwa leta ifata abagore ikabashyira mu nzego z'ibanze cyangwa mu nzego zo hejuru, aho bashyizwe muri banki cyangwa ahandi hantu henshi hatandukanye. Si kenshi cyane uzumva abagore bavugwaho kujya ruswa nk'abagabo, ariko se abagabo mu byo bacamo ninde ubimenya? Ku mwanya wa gatanu turasanga abandi bagabo baba bari bafite ubuzima bwabo ariko buri mu kaga, babandi bamanika ibigega ku nyubako zo hejuru cyane. Akenshi uzabona akameze nk'umunara, akaba kubatse hejuru kugira ngo gaterekweho ikigega kizajya kijyana amazi mu nyubako cyangwa ahandi hantu runaka hatandukanye. Aba ngaba nubwo benshi nta muntu ubatekerezaho, akenshi imashini iyo zivuzwe mu bijyanye n'ibi ngibi bivugwa ko ari ukubambura akazi. Yego nibyo, ariko nazo hari aho zishobora korohereza abantu. Akenshi aba ngaba bafata ikigega, umwe akajya munsi nk'uko ubibona kuri sikirini yawe, hanyuma akazamuka agisunikisha umutwe, abandi bari hejuru bakurura. Akenshi uyu nguyu uri hasi aba ari mu kaga gakomeye cyane, kuko agize intege nkeya kikaramuka kimucitse, babandi bo hejuru kikabarusha imbaraga, cyagaruka hasi kikamuhungura kuri wa munara yarafasheho, akamanukana nacyo kikamitura mu mutwe, agahita arangira. Ni ibintu biba bigoranye cyane wowe utahita wumva. Ku mwanya wa kane turahasanga abagabo bakora akazi katoroshye cyane, benshi batabasha no gutekereza. Hari abapakira amabuye mu modoka, babandi bitwa abakarani cyangwa abapakizi b'amabuye nyine, wenda bidushingiye ku kazi baba bari gukora ka buri munsi. Akenshi ibi ngibi nubibona uzabona uburyo bapakira ibiti bakazamura ingeri, bakazuriza iyi modoka kugeza zigeze hejuru kandi ikuzura cyane, kugeza aho iba yuzuye, kugeza ipakiye toni. Ari abantu bagiye bagerekeranya ibi biti, nyamara kandi biba ari ibiti biremereye, kuko aba atari ibiti nanone bipfuye kuboneka ibyo ari byo byose. Akenshi nubona ubu buzima, umuntu umwe ajya hasi hanyuma bakamushyiraho ingeri y'igiti bakegura, nyamara abegura utwo baba bafatisha natwo ntabwo tuba twizewe ko tudashobora gucomoka muri iki giti ngo hanyuma gihite kimurangiza, nyamara yemera gushyira ubuzima mu kaga bigendeye ku nda ndetse no kuyobora umuryango we, mu by'ukuri ngo awubonere ikiwutunga. Abenshi baramutse nta muryango bafite, baravuga ko bakora ibyo bashoboye byose, bagakora gake gashoboka, ndetse kandi ntibivune bigeze aha ngaha. Atari ko se none ko dufite imiryango twabaho gute? Nta kundi turagakora, nubwo tuba tutagakunze, ariko niko kaduha amafaranga. Kandi ntushobora kugenda ngo wongorere umukire umubwire ngo nshaka amafaranga byonyine nta kintu wamukoreye ngo yaguhe, aho ngaho waba uteta cyane. Abagabo banyura mu bigoye ndetse buri muntu wese atabasha kumva. Mu gihe bari guterera amabuye muri iyi modoka, haba hari ibyago byinshi yuko aya mabuye ashobora kurindimuka akava mu modoka akamwitura mu mutwe, agahita apfa, ndetse kandi agapfa urupfu rubi. Nubwo kandi nta rupfu rwiza rubaho, ariko impfu zirarutanwa. None wowe uratekereza umuntu wapfuye agonzwe, wapfuye arwaye, ndetse n'uwituye munsi y'umukingo agapfa, ibyo bihura? Oya. Ari uwazize impanuka y'indege se n'uwazize impanuka y'imodoka birahura? N'impfu nyine zitandukanye, ariko buri muntu wese atabasha kumva. Ku isi uzahumva imiryango myinshi ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse kandi ko iburengera, ariko wareba abicwa mu ntambara zigiye zitandukanye, abana bicwa muri Iran, bicwa muri Amerika, bicwa muri Isiraheli, bicwa mu bindi bihugu bitandukanye, iyo birimo intambara nta muvugizi n'umwe baba bafite, ndetse kandi nta tegeko ribarengera riboneka, abantu bakirengagiza, bikaba nkaho ibi byose bitigeze biba. Babyukira kubikangisha. Niyo mpamvu muri mukoni Iran ikora biri, ni munayitera izongera yihagarare. Isi yaho sibera. Gusa nanone aramutse ari umuntu uciye bugufi wabikoze ibi ngibi, ntiyabuzwa kugeza kure ngo asobanure ibyo yakoze, ndetse kandi atangire no kubiryozwa. Mu isi turimo rero itavuganira umugabo cyangwa ifata umugabo ikamubyinagaza, kuko nanone bavuga ko nawe yabyinagaje abandi mu gihe cya kera, aho umugore atari yemerewe kurya inyama z'ihene cyangwa ngo yemererwe gukora indi mirimo itandukanye. Ubu rero aka kanya uturimo tw'amaboko aratwemerewe, buri kimwe cyose aracyemerewe. Niyo mpamvu rero
uwari uyoboye agomba kwicara akajya mu bayoborwa ariwe mugabo mvuga aka kanya. Aba ngaba ni abantu bapakira moto ndetse kandi bagashyiraho n'ibizisagutse bakazitwara ku muvuduko mwinshi, ubuzima bwabo batabureba, baharanira kugira ngo imiryango yabo itere imbere cyangwa ngo bagezeyo byinshi, aho bakubwira ko ngo bikorera ibirenze ubushobozi bwa moto, ari nako bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Nyamara ibi ngibi iyo bapfuye bihita birangira gutyo gusa, ndetse byacabwamo hagira uwo bahura nawe atwaye imodoka ye yabagonga akaba aribo bayishyura, ndetse ari ya mafaranga bita ayo koza imodoka yamugonze. None wowe iyumvire maze umbwire, ese uwagonzwe niwe ugomba gutanga amafaranga yo koza ibyamugonze, cyangwa icyamugonze nicyo cyagakwiye kuba gitanga amafaranga? Gupyinagazwa nk'uku ibi bizahoraho kandi nta muti uraboneka w'uko ibi bizarangira. Ku mwanya wa mbere w'akazi gashyira ubuzima bw'abagabo mu kaga, wewe utekereza ko ari akahe? Reka nze tugere ku mwanya wa mbere w'akazi kandi kadasanzwe gashyira ubuzima bwa benshi mu kaga, kandi ari mu Rwanda, ku isi hose. Aha ntaho bitaba, ni impanuka za buri munsi ziba kuri aba bagabo bakora aka kazi. Aka ni ba bandi basiga amarangi ku nyubako ndende, bagahanagura ibirahuri ku nyubako ndende, za zindi usanga zitwa tawa aho kugira zitwa inyubako zisanzwe. Ahangaha abapfira bo ni umubare utabasha kubarika, nk'uko baba bashobora kubaka inzu ya etaje bagera hejuru igahita ihirima cyangwa cyagikwa ababa bicayeho abandi bahagazeho bakora imirimo itandukanye, kikaba kirahanutse inzu yose ikamanuka hasi. Ubwo nabo bamanukana n'amatafari nyine, kandi uburenganzira bwabo bw'uko ubwo buzima bwabo nyine bugomba kwishyurwa, cyangwa ngo harebwe icyo bakorerwa nk'abantu bari mu kazi, ibi ntabwo bubyitayeho, ndetse kandi birangira gutyo gusa. Aba ngaba bahanagura cyangwa bagasiga amarangi bipfundika ku migozi minini cyane bavuga ko ikomeye, nyamara iba itizewe ku rwego ruri hejuru, hanyuma bakerera bakamanuka ku nzu aho baba bafite indobo irimo irangi bagasiga irangi. Iyo bagize ibyago rero aho uyu mugozi ufashe agacika, cyangwa wowe ubwabo ukaba udakomeye ugacika, ubwo ni ukumanuka nk'avoka bakitura hasi, ubuzima bwabo bukarangiriraho. None se wowe wafashe umwanya wawe ukadukurikira kuri iki kiganiro, ni akahe kazi gashyira ubuzima bw'abagabo mu kaga tutigeze tuvuga ahangaha? Wakoze gufata umwanya wawe ukadukurikira. Iyi ni Overworld TV Rwanda, njye mwumvaga nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza, bye.